hahandi ubona we birangiriye niho Uwiteka watangirira. Haleluya. Aho ngaho wumva birangiye niho Uwiteka atangirira. Yona urufi rumaze kumumira, njyewe ndagira ngo mbaze abantu b'abahanga, abantu bize chemistry, abantu bize biology, abantu b'abahanga b'aba science, mutubwire ukuntu umuntu yamara iminsi 3 munsi y'inyanja na oxygen afite. Mutubwire ukuntu umuntu yamara mu nda y'urufi na oxygen ibamo ariko akabaho, akamara iminsi 3. Iyo fenomene nta wayisobanura, ariko kuwiteka ibya chemistry bijya ku ruhande, ibya biology bikajya ku ruhande, ibya physique bikajya ku ruhande, iby'imibare bikajya ku ruhande. Uwiteka agira imibare ye, Uwiteka agira ubugenge bwe, Uwiteka agira biology ye. Twebwe abantu tutabasha gushyikira ibyapfuye bijya bibasha kubaho, ariko muri biology cyapfuye ntikibaho, ahubwo gihinduka ifumbire y'ibiriho. Haleluya. Ariko ku Mana ibyapfuye bijya bibaho, bijya byongera bikabaho, bikongera bikabaho. Yo n'uyu nguyu yapfushije ubuzima muri biology cyangwa muri science, bigaragara ko yari apfuye birangiye. Mu gusenga ko aravuga ngo naragiye ndamanuka njya mu nda y'isi, mu mizi y'imisozi, ku ndiba y'inyanja. Aho ngaho mu buzima bwa muntu nta buzima bubayo, ariko mu buzima bw'Imana ahubwo haba ubuzima. Aho dutekereza ko hatari ubuzima, aho niho haba ubuzima. Nawe hari ibibazo urimo ukaba utekereza ko utava muri ibyo bibazo, Yona yavuye mu mizi y'imisozi, ku ndiba y'inyanja. Uyu ni umwanya w'ijambo rikomeye ryahindura ubuzima bwawe. Yona igice cya 2 umurongo waho wa 2. Yona asengera mu nda y'urufi. Maze Yona asengera Uwiteka mu nda y'urufi ati, nagize ibyago ntakira, Uwiteka aransubiza. Nahamagariye mu nda y'ikuzimu, wumva ijwi ryanjye, kuko wanjugunye imuhengeri mu nyanja. Umwuzure warangose, ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye. Ndavuga nti, nciwe imbere yawe, ariko nzongera kureba urusengero rwawe rwera. Amazi yarantwikiriye angera ku bugingo, umuhengeri harangose, urwuya rwanyizingiye mu mutwe. Ndamanuka njya mu mizi y'imisozi, isi n'ibihindizo byayo binkingira ibihe byose, ariko unkururira ubugingo muri rwa rwobo. Uwiteka Imana yanjye, ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda, nibutse Uwiteka, no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma baba bimuye abababarira, ariko njyewe nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe, kandi nzahigura umuhigo wanjye, agakiza gaturuka ku Uwiteka. Amen. Nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mwumvishe uburyo Yona we yasenze Imana kandi ababaye. Yari afite ibibazo, yari afite agahinda kenshi, ariko Yona uyu yari hanyuma y'abandi bafite ibibazo. We yari afite ibibazo biri hanyuma rwose pe. Yahuye n'ikigeragezo cyangwa se yahuye n'ibibazo, urufi ruramumira. Yona uyu nguyu Uwiteka aramutumye, yanga gutumika, ahubwo ahitamo guhunga Uwiteka, ahungira ngo yamanutse Yopa, aramanuka ashaka guhungira Uwiteka kugira ngo atajya i Nineve, cyangwa se Nineve muri wa murwa Uwiteka yashakaga kumutumamo. Yona amaze kugoma gutyo, ageze mu nyanja, ageze i Yopa, atanga ihoro kugira ngo yambuke, ariko Uwiteka amutegera. Abantu bose bari mu nyanja cyangwa se bari mu bwato, bahura n'umuraba ukomeye cyane mu nyanja. Urabakubita, urabateragana, bakora ubufindo bufata Yona yuko ari we wakoze ikosa kugira ngo baterwe n'icyo cyago. Nuko Uwiteka abategeka ko bamujugunya mu nyanja kugira ngo babashe gukira iyo nyanja. Iyo nyanja bamaze kumunagamo kuko yaratuje, ariko ageze mu mazi Yona yahuriyeyo n'ibibazo bikomeye cyane. Birumvikana umuntu wari utawe mu mazi byari birangiye rwose, imuhengeri
yari apfuye birangire, bari bamwibagiwe. Nawe ubwe ajya kujugunywamo yari yiyibagiwe byarangiye, avuga ati ubu birarangiye nyine, ubuzima bwanjye ntaho bugarukiye. nawe hari ubuzima ujya ugeramo ukabona byarangiye, hari agahinda ujya ugeramo ukabona byarangiye, hari ibibazo ujya uhura nabyo ukabona rwose birarangiye, ukabona utazongera kureba isi, utazongera kongera kureba abantu, ukabona upfuye birangiye. ariko Uwiteka ntago ajya akora atyo. hahandi ubona wowe birangiriye niho Uwiteka watangiriye. Haleluya. aho ngaho wumva birangiye niho Uwiteka atangiriye. Yona urufi rumaze kumumira, njyewe ndagira ngo mbaze abantu b'abahanga, abantu bize chemistry, abantu bize biology, abantu b'abahanga b'abasiyansi, mutubwire ukuntu umuntu yamara iminsi 3 munsi y'inyanja na oxygen afite. mutubwire ukuntu umuntu yamara mu nda y'urufi harimo acid na oxygen ibamo, ariko akabaho akamara iminsi 3. iyo fenomene nta wayisobanura, ariko kuwiteka ibya chemistry bijya ku ruhande, ibya biology bikajya ku ruhande, ibya physique bikajya ku ruhande, iby'imibare bikajya ku ruhande. Uwiteka agira imibare ye, Uwiteka agira ubugenge bwe, Uwiteka agira biology ye, twebwe abantu tutabasha gushyikira. ibyapfuye bijya bibasha kubaho, ariko muri biology cyapfuye ntikibaho, ahubwo gihinduka ifumbire y'ibiriho. Haleluya. ariko ku Mana ibyapfuye bijya bibaho, bijya byongera bikabaho, bikongera bikabaho. yo n'uyu nguyu yapfushije ubuzima muri biology cyangwa muri siyanse, bigaragara ko yari apfuye birangiye. mu gusenga ko aravuga ngo naragiye ndamanuka njya mu nda y'isi, mu mizi y'imisozi, ku ndiba y'inyanja. aho ngaho mu buzima bwa muntu nta buzima bubayo, ariko mu buzima bw'Imana ahubwo haba ubuzima. aho dutekereza ko hatari ubuzima, aho niho haba ubuzima. nawe hari ibibazo urimo ukaba utekereza ko utava muri ibyo bibazo. Yona yavuye mu mizi y'imisozi, ku ndiba y'inyanja. Haleluya. mu nda y'urufi, aho niho Yona yavuye. icyamuvanye ni iki? hano arasenga, nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye, nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye, kuko wanjugunye imuhengeri mu nda y'inyanja, cyangwa imuhengeri mu nyanja hasi. umwuzure warangose, ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye. ndavuga nti nciwe imbere yawe, ariko nzongera kureba urusengero rwawe rwera. Haleluya. yo n'uyu nta kindi cyamukuyeyo, yageze mu nda y'inyanja, mu nda y'urufi, arasenga. we ahanurira ubuzima bwe, arabuhanura aravuga ati nubwo nubwo ndepfiye, nubwo ndi kure, nubwo ngo urwuye rwaranzengurutse mu mutwe, ndi mu nda y'inyanja. aho rero arasenga ngo ariko nzongera kureba aheraho urusengero. nta muhanuzi wamusanze ngo amubwire ngo uzongera ubeho. Haleluya. nta mukozi w'Imana wamusanzeyo ngo amubwire ngo uzongera ubeho, ahubwo ubuzima bwe nkawe yarihanuriye mu buzima bwe, avuga ngo nzongera kureba aheraho urusengero. nawe ongera ihanurire mu buzima bwawe, ubwire ubuzima bwawe uti nzongera mbeho, ubwire ubuzima bwawe uti nzongera nkuzwe, nzongera mbeho, nzongera ngira ubuzima, nzongera mbe umuntu mukuru, nzongera mvugane nawe kuko uri Imana yanjye, nzongera hanura ubuzima bwawe muri ibi bibazo urimo. hari ahantu hari hakomeye Yona yari ageze, ariko si wowe
ugeze nk'aho Yona yarageze cyangwa uracyari hafi aho? Ariko aho naho Uwiteka yahagukura. Uwiteka yagukura mu menyo y'intare, Uwiteka yagukura mu menyo y'abakwasamiye, Uwiteka yagukura mu menyo y'abatakwifuza, Uwiteka yagukura mu menyo y'abarozi, Uwiteka yagukura mu menyo y'abakwanga, Uwiteka yagukura mu menyo y'imiryango itakumva. Uwiteka arahari. Uwiteka yagukura mu mbaraga z'urupfu, Uwiteka yagukura mu mbaraga z'uburwayi umazemo igihe. Uwiteka Imana yagukura mu mbaraga z'ubushomeri, Uwiteka Imana yagukura mu mbaraga z'ubukene. Haleluya. Uwiteka arahambaye. Reka tumwiringire nk'uko hano Yona yavuze ngo aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma, baba bimuye abababarira. Ngo aberekeza imitima yabo ku bitagira umumaro, aho ngaho babeshya bariganya, baba bimuye abababarira. Nimba wimuye Uwiteka Imana ukimika ibinyoma mu bugingo bwawe, uba wimuye Uwiteka Imana ukubabarira uzagwa. Haleluya. Mu gahinda kawe, mu bibazo byawe, iringira Uwiteka kandi usenge Uwiteka, uhanire ubuzima bwawe, iby'ubuzima bwawe. Murakoze. Uwiteka Imana ibahe umugisha kandi Imana ibane namwe. Kadusenga. Data wa twese wo mu ijuru, uri Imana ikomeye. Data urakoze Mwami. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi rikomeye ryahindura ubuzima bw'abantu. Data, ababyumvishe bagasenga bakakwiringira Mwami, bahindura ubuzima. Hari abafite agahinda, hari abari mu bibazo byinshi, hari abari mu burwayi, hari abari mu bushomeri, hari abari mu cyangiro kibi babanze imiryango yataye. Imana aba bose bagiriye neza Mwami. Aho iri mu gahinda gakabije batewe n'ibibazo byose by'iyi si, Mwami, ab'umuryango wananiye, Mwami, ab'urushako rwanze, bagiriye neza kuko uri Uwera wa Isiraheli. Ndaguhamagaye Mwami kuko uri Uwera wa Isiraheli. Bagire neza kuko uri Imana yacu. Data urakoze Mwami ko wagiriye neza. Urakoze ko ukoze imirimo ikomeye nk'iyo wakoreye Yona. Urakoze Nyiringabo. Amen. Haleluya. Iyi ni Arayona Mountain TV. Kora subscribe, ukore share, ukore komanteri kugira ngo tujye dukurikirana, twumve nawe ugire uruhare mu biganiro byacu. Urakoze ko ukoze subscribe. Shalom, shalom. Uwiteka abahe umugisha.